hari abantu 3 cyangwa se 5 kwijana mw'isi yose bihariye ubwo bukire ndimo nkubwira uyu munsi wa none, ariko abandi 95 kwijana bari mu bukene, ndetse mu bukene busuzuguritse cyane. Ariko si ikibazo cy'uko ari abakire batumye bakena, ahubwo ni ikibazo cy'imyumvire na ya mitekerereze yabo, ndetse na opportunity, amahirwe menshi batabasha kwafodinga bitewe nuko bahisemo kuba abakene. Hari ibintu byinshi sosiyete ibona ku bwawe nta n'ubushake wabigizemo, mu gihe rero waba ufite n'ubushake noneho bikarusha cyane gutera imbere kurushaho, ubuzima bw'abandi bukamererwa neza kubera yuko uri umukire kurusha ko waba uri umukene, kuko mu gihe uri umukene mu buryo butandukanye cyangwa ubundi uba umuzigo noneho wa sosiyete na babakire. Kandi utekereza ubwo buzima waba ubaho ukuntu bwaba bumeze, ni ukuvuga ngo ufite amafaranga yinjira ku munsi akaba atari bushobore gukavaringa ibyo wari wateganyije uwo munsi, urategereza yandi ejo azaze bitabaye ngombwa ko ujya gukora. Mu gihe abakene bo bari muri struggle, ukwezi kuzarangira ryari ngo mpembwe, kandi mpembwe ayo kwishyura amadeni y'abandi nariye, nanone nongere njye gutangira ukundi. Urumva rero hanyuma 16 birakorohera cyane guhura n'abantu bakomeye n'ibyamamare kandi nta ruhare runini ubigizemo utanafosenze, kubera yuko ahantu bakunda guteranira birakorohera kuhagera nawe ufite access kugera aho abantu bakomeye n'ibyamamare bateranira mu buryo bworoshye, bityo bakagusiga ubundi bumenyi, bakagusiga izindi tips, bakagusiga izindi connection, network yawe ikaguka, bityo ntuzigere wicwa n'irungu uko bibonetse kose. 17 ushobora byanze bikunze kugira iyindi second home, ahantu noneho heza hanahenze ushaka hatari aho wari usanzwe utuye. Abantu benshi b'abakire bakunze kugira gutya no mu gihugu runaka, ukumva niba tuye Kigali ariko ngo kagira n'indi nzu ku Gisenyi, ku mucanga, ku mazi aho ngaho. Igihe runaka akavuga ngo tugende bana banjye nawe mugore cyangwa mugabo twimuke tujye gutemberera iri iwacu ha kabiri Igisenyi cyangwa se ku Kibuye, za Karongiyo cyangwa za Rusizi, za Nyagatare iyo ngiyo, hanyuma tugende dutembere turuhuke mu mutwe mu nzu yacu ya kabiri ibiriye. Nta n'abantu bandi bayibamo rwose, ari abakozi bayitaho, akajyazayo rimwe mu mezi 3 akahamara iminsi nk'irindwi cyangwa ukwezi. Nta kibazo cy'ibyo kurya agize, kuko naho afite y'imirima, afite y'ubushobozi nabwo bwo kubona bya biryo twabonye muri ya ngingo yindi muzo twaherewe za mbere. 18 impamvu 18 ari byiza cyane kuba umukire kurusha umukene, ntabwo ufite kwita ku biciro. Igihe winjiye mu iguriro, mu isoko rusange za supermarket, icyo ushatse cyose urababwira uti mumanurire kiriya, ntabwo wita kureba ngo handitseho angahe. Igihe cyose zimwe mu mpamvu zikubwira yuko utarakira bihagije nuko ujya kugura ikintu ukabanza ukareba ngo handitseho angahe. Niba ufashe isabune yo koga ukareba ngo yanditseho angahe, amavuta yo kwisiga handitseho angahe. Abakire bafite amafaranga rwose ibyo ntibabireba, baterura ikintu cyose bashaka muri supermarket, bakajya kuri gishe bagatanga kadi yabo, niba ari debit card, credit card cyangwa se bank card, bakabahereza bagashyira mu mashini gasohora facture bakigendera. Ntibajya bareba ngo yarangahe, bishinzwe baba comptable nababwiye, nigeze kubabwira n'aba financial advisors b'uwo mukire. Wowe ntabwo babikureba, ariko iyo ukiri umukene ibimenyetso byinshi bikwereka ko uri umukene harimo kureba no kubaririza ibiciro by'ibintu
ushaka cyangwa se ukeneye muri ako kanya. Niwinjira dufashe nk'urugero nk'inkweto, ukinjira mu iduka ugasanga inkweto yawe yanditseho amafaranga udahembwa ku kwezi, rwose tubwizanye ukuri umenye yuko uri umukene. Uyu nkweto urayishaka kuyambara uyu munsi kandi amafaranga uhembwa ku kwezi ntiyayigura, ubwo se urumva igisubizo ari ikihe? Tugeze kuri 19 utembera mu ndege muri first class cyangwa business class, utemberera muri business class, bya economy class nta birimo, ndetse n'iyi ndege gusize wowe nta kibazo ugira cyo guhinduranya amatike n'iki, bishobotse uhita ufata private jet, kubera niba aho wari ugiye bigomba kubahiriza amasaha runaka, wowe uhita wishyura private jet ugahita wigendera, mu gihe ibyo ugiyemo ari byo biri very important kurusha amafaranga na consumption y'iyo private jet. Security yawe irateguwe neza, kuko mu kirere impanuka zihabera ntabwo zingana n'izibera ku butaka. Umutekano mu ndege urakomeye cyane, nubwo bitavuga yuko zo zidakora impanuka, bajya bavuga ngo n'indege zirashya, ariko security mu ndege rwose mu kirere irizewe cyane kurusha iyo ku butaka. So ntabwo rero umukire ajya agira ikibazo ngo indege runaka nagombaga kugendamo iransize, kandi ngo nagombaga kugenda muri private muri first class cyangwa business class, ngo ntabwo ngenda muri economy. Nuko rero uhita wishyura, kuko ikibazo cy'igiciro atari ikibazo kuri wowe mukire, uhita wishyura private jet zirahari aho ngaho zidafata n'ibyo gukora schedule, ugahita uguruka ukagerera iyo ugiye amahoro n'isaha ushakiye. Hanyuma 20 ku bantu mbishyize entre guillemets, abantu benshi bajya bavuga ngo ntabwo amafaranga yagura urukundo, ngo hari ibintu amafaranga atagura. At least wowe mupagani, niba urukundo rwarananiranye mu rugo rwawe, za divorce sinakwirengagiza ko zihari, ubusambanyi sinakwirengagiza ko buhari, abakire bagura sex, nubwo batagura urukundo ariko bagura sex yose yo bashaka, nuko bakinezeza. Mutima wanjye ngo ryo unezerwe uko ushaka, ariko wibuke yuko nyanyuma y'ibyo hari urubanza, nabyo mujye mubizirikana. Igihe cyose amafaranga ashobora gutuma wishimisha no gusayisha mu byaha, hirya y'ukwemera niba utemera cyangwa wemera ukaba warabivuyemo, warasayishije, waraguye, hirya yabyo hari urubanza rugutegereje. Ariko at least aho kugira ngo uzajye mu muriro ushye for nothing, wagiyemo sugahira rimwe, byatubitwaye iki? Impamvu ya 21 ari byiza kuba umukire, ufasha societe cyane mu bukire bwawe. Ubukire bwawe hari uburyo bumwe cyangwa ubundi, ubishaka utanabushaka, hari uburyo ubukire bwawe bugera kuri societe ikabyungukiramo nayo, kandi itari ifite access. Hari ibintu byinshi societe ibona ku bwawe nta n'ubushake wabigizemo, mu gihe rero waba ufite n'ubushake, noneho bikarusha cyane gutera imbere kurushaho, ubuzima bw'abandi bukamererwa neza, kubera yuko uri umukire kurusha ko waba uri umukene. kuko mu gihe uri umukene mu buryo butandukanye cyangwa ubundi, uba umuzigo noneho wa societe na babakire. Kandi 22 ushobora kugura ibyiza byose ushaka kugera ku kigero runaka. Si ibyiza gusa, nawe ubwawe ushobora kurushaho kwigira mwiza, ndavuga mwiza muri physical appearance, no mu buryo ugaragara imbere y'abandi. Ushobora, reka tubahe urugero mu byamamare hano mu Rwanda. Hari umukobwa witwa Mutesi Jolly, wabaye Miss Rwanda 2016. Muzamwitegereze murebe before and after, kubera yuko ari umukire noneho, kubera ko afite amafaranga, abantu bose baratangara. Ibi byose ndi kuvuga kuri iyi listi yabigezeho uko abishatse kose, yabigeraho n'igihe ashakiye. Kubera iki? Kubera ko ubu amaze kugera muri bamwe mu bakize
mu bakobwa bakize bafite amafaranga muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. N'urugero nari nguhaye. Twandikire muri comment tubwire mu gace uherereyemo cyangwa se mu gihugu uherereyemo uwo nawe ubona yarabigezeho utubwire. Hanyuma 23, ntabwo ukorera amafaranga ahubwo amafaranga yawe niyagukorera. Mwibuke ibintu njya mbabwira bya compound interest, kugura bonde, kugura imigabane mu masosiyete runaka, bya real estate n'ibindi byose bitandukanye bikuverisa amafaranga mu gihe runaka mwasezeranye akaza utagombye kugira wowe ikintu ukora. Tekereza rero ufite ibintu bikuverisa buri munsi, noneho buri munsi wa buri cyumweru cya buri kwezi kwa buri mwaka. Utekereza ubwo buzima waba ubaho ukuntu bwaba bumeze. Ni ukuvuga ngo ufite amafaranga yinjira ku munsi akaba atari bushobore gukavaringa ibyo wari wateganyije uwo munsi, urategereza yandi ejo azaze bitabaye ngombwa ko ujya gukora. Mu gihe abakene bo bari muri struggle, ukwezi kuzarangira ryari ngo mpembwe, kandi mpembwe ayo kwishyura amadeni y'abandi nariye nanone nongere njye gutangira ukundi. Murumva rero yuko bitandukanye. Kuri iyi ngingo ni ngombwa cyane kugira ibintu bimwe nkunda kubabwira bita passive income, aho winjiza amafaranga urugero runaka kugeza ubwo ashobora gukavaringa needs zawe zose na facture zawe zose n'ibindi bitandukanye, kandi agasigara mu gihe ibyo bikaba atari uko wagombye gukora. Niyo purpose y'amafaranga, niho twese twagombye gutekereza, niho twese twagombye kugana. Hanyuma 24 nsoza ndangiza 24, ushobora kugera ku bintu byinshi cyane twavuze n'ibindi twigisha byose kuri Rwema Solutions. Byose wabitunga, byose wabigeraho, byose wabibamo neza kubera yuko uri umukire. Ariko nta mukene n'umwe uzabaho akantu gatoya twavuze hano kuri Rwema Solutions. Hanyuma kuko mufite smartphone, kuko mufite laptop, kuko mufite smart TV, mubasha gukurikirana bino biganiro bya Rwema Solutions, byanze bikunze birashoboka ko muzaba bakire. Ni intangiriro, ni ikibazo gusa cy'igihe, ariko cyane cyane bikaba ikibazo cya mindset, imyumvire yawe n'imitekerereze. Urwego irihe n'uruhe, uzamura ute umunsi ku munsi kugira ngo ubukire bwawe buzaze, kuko bizaza bitewe n'ubumenyi ufite, ntabwo bizaterwa n'amahirwe ngo byikwiture hejuru. Oya, mindset yawe ihagaze ite pari raporo n'ibyo ushaka kugeraho, ubumenyi, personal development, byose bimeze bite. Noneho 25, ufite ubwigenge bwose buhagije, ko ufite time ihagije yo kwita ku muryango wawe, ufite time ihagije yo kujya aho ushaka, ufite n'amafaranga ahagije. Tekereza, uhumirize cyane aho ikintu bita ifaranga n'igiciro bitari ikibazo mu buzima bwawe. Wiyumvire rwose ahantu hose winjira ugafata ibyo ushaka, ntumenye nuko biri bwishyurwe just kubera yuko hari umukozi ugutwaza agasakoshi akagenda akishyura, ntumenye nayo yishyuye arangaye. Tekereza ubwo buzima uko bwaba bumeze. Hari abantu 3 cyangwa se 5% mu isi yose bihariye ubwo bukire ndimo nkubwira uyu munsi wa none, ariko abandi 95% bari mu bukene, ndetse mu bukene busuzuguritse cyane. Ariko si ikibazo cy'uko ari abakire batumye bakena, ahubwo ni ikibazo cy'imyumvire na ya mitekerereze yabo, ndetse na opportunity, amahirwe menshi batabasha kwafodinga bitewe n'uko bahisemo kuba abakene. Tuvuka by default turi abakene, ariko igihe wisanze muri ubwo bukene ni amahirwe menshi ugize yo kugira icyo ubukoraho, ukabuhindura wowe, ukavuga uti nabigenza nte kugira ngo mbe umukire. Ikibazo si uko ukennye, ikibazo kandi abandi iruhande rwawe bakize. Ikibazo si uko bidashoboka ko waba umukene, umukire, ahubwo urabaza uti bariya bo babigenza bate. Ni ikibazo cyo kwibaza no kubaza uti bariya bo bibagendekera gute, hanyuma wamenya inzira banyuramo nawe ugakurikira, kuko inzira yaharuwe kera cyane.
hanze aho amafaranga arahari aruzuye ni menshi, ariko ikibazo tuyashakira aho atari, tugakoresha n'uburyo butari bwo. ubu ngubu nasoza iki kiganiro nkwifuriza kuba umukire, kuko ukize aba ameze neza cyane kurusha umukene. Ndagukunda cyane, nkwifurije ibyiza n'amahirwe yose. Ndashaka ko uba umukire, ndashaka kuguma hano kuri Rwema Solutions kugira ngo ibiganiro byose by'ubutaha uko twaprodinze bikugereho. Bityo subscribe, hanyuma ufungure n'inzogera ku ruhande, witeme ibiganiro byose muri notification, kandi uko sharinze ikiganiro kimwe muvandimwe, ndakubwiye ngo ubugiriye neza abantu benshi cyane. Naho mu cyumweru gitaha, bye bye.